Mu muco n'imibanire y'abantu kuvuga n'impano ariko guceceka n'ubuhanga. Hari igihe amagambo ashobora gukemura ibibazo ariko hari n'igihe ashobora kubyutsa amakimbirane cyangwa kwerekana ubuswa bw'uwayavuze. Guceceka mu gihe gikwiye bituma umuntu ahabwa agaciro. Uyu munsi nabateguriye ibihe bitandatu umuntu ageramo bikamusaba guceceka. Igihe cya mbere, igihe ufite umujinya mwinshi. Iyo umujinya ukurenze, amarangamutima niyo ayobora amagambo kuruta ubwenge. Guceceka muri uyu mwanya bikurinda kuvuga ibintu ushobora kuzicuza ubuzima bwawe bwose. Kabiri, igihe udafite gihamya y'ibyo uvuga. Mu gihe hari amakuru utazi neza cyangwa ufiteho gushidikanya, guceceka ni ryo hitamo rya mbere. Kwirinda kwicuza ibihuha bituma ufatwa n'abandi nk'umuntu utizerwa. Gatatu, igihe amagambo yawe ashobora gukomeretsa undi muntu bitari ngombwa. Niba ibyo ugiye kuvuga bishobora gushyira undi muntu mu kaga cyangwa kumusebya, nta nyungu n'imwe bitanga. Ni byiza kubigumana mu mutima wawe. Kane, igihe abandi barimo kuvuga. Guceceka mu gihe abandi bafite icyo bavuga bituma usobanukirwa neza imiterere y'ikibazo ndetse bikerekana uwo uvugana ko umwubashye. Gatanu, igihe amagambo yawe atashobora kuruta guceceka mu buzima. Amagambo yose uvuga yaba ari ubusa cyangwa adafite icyo ahindura ku mimerere ihari. Guceceka biba ari bwo bwenge. Urugero hano dufate nk'igihe umuntu aba ari mu kababaro kenshi. Icya nyuma aricyo cya gatandatu, igihe ushaka kwiga no gusesengura. Hano umuntu ucecetse niwe ubona byinshi. Guceceka ntibivuze ko umuntu ari ikigwari cyangwa ko ntacyo azi, ahubwo ni ikimenyetso cy'umuntu uzi kwigenzura, icyo twita self control. Niba ushaka kubaka icyubahiro no kuba umunyabwenge, jya ubanza utekereze niba amagambo ugiye kuvuga afite akamaro. Niba ikiganiro cyagushimishije, kora subscribe, share, comment na like. Murakoze cyane.